ntabwo ari abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano. Ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi, muri za Rucuro na hehandi. Ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze, abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora, birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze, iyo utabubahaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese, turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagira aho ugarukira, ubushake butagira aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3. Ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo nayo babwiye, ntabwo nirwa mbitindaho, sinirwa mbisubiraho. Ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bisha abantu hano. Uwitwa ninde? Ni Gakwerere. Gakwerere yisha abantu, yisha abavandimwe, yisha abanyarwanda. Ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe? Ushaka ko baba bangahe se kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi, yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi, kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe
ku mugaragaro mwarabibonye aho zagoma n'ahandi hose bisha abantu ku manywa y'ihangwe ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights biraho ntazi ibyo ari byo bemera human rights zabamwe ariko iz'abandi bakwiriye gupfa ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica ndakwica nanjye ahubwo ibyo rwose nta icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe nta muntu uruta undi ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho wowe urabikora nkandi ubwo rero byarangira gutyo aba barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka iyi ntambara ibaye ejo bundi mu bihumbi 2022 byari byabaye no mu bihumbi 2012 imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho bagera kuri byinshi barumvikana nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa ariko ejo bundi iraza birivanga bijyamo ya ideology navugaga bijyamo leta ya Kongo noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda zijya kwica abantu hano mu Rwanda bari zari zifite abazishyigikiye ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni yabaye no mu Rwanda no mu na kera nagomba bayiririmba aho natangiye kumvira nkivuka maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda n'ubu biracyari mu Rwanda racyari muri Kongo nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize
ikibazo gishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite? Ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe, amaze imyaka ingahe? Hafi 30 nyine cyangwa se 30. Twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho, ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabombo yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki. Ibyo ntibihagije, niko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi, ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda, ndetse bikavugwa ku mugaragaro. Perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga, ari interahamwe ariho akoresha, yubaka imbunda, hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamerisoneri. Abamerisoneri nayo mbaherutse kera mu mateka. Barabazanye, mwarababonye nabo banza baranyuze hano mu Rwanda, ariko nta wabarenganya, nta nubwo bazi geography, ntabwo bazi ko aka karere gateye, n'amateka ntibayazi. Baba barabazanye gusa ngo bajye kurwana. Abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura, ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki, uyu ni iki, uyu ni iki. Abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisoneri bafite icyo bivuze, ntabwo bemewe. Ariko muri aka karere, kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe, icyo gihe baremewe, niko baje. Ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko ibi bizavamo ibibazo, biduteye ibibazo, kandi tutazabyemera, tuzakora ibishoboka byose tukabirwanya. Niko byagenze rero. Ubu ibyo u
wirirwa ubona birirwa baturega muzi mu Kinyarwanda gukoronga murabizi birirwa badukoronga koronga no gutukana bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo ikabanza ikaba y'u Rwanda icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda byagera kuri FDR bakabivuga buhoro bongorera kuko ubundi ntibashaka no kubivuga kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho kwizo ntera hamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda bagera ku ntera hamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo bakavuga ko ari abantu baraho gusa bafite ukuri baraho bashakisha barwanira ntibashobora kuvuga nta hamwe uzabona ko bavuga ko intera hamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23 ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi batazi ibyo bavuga bazi ibyo bavuga niko babihisemo nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka sinshaka kubitindaho turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze byarangiza rero Ububiligi bwakoroneje ibyo bihugu bitatu ngira ngo ni nabwo ni nazo koroni gusa zakoronijwe n'Ababiligi bakagenda bakajya i Kinshasa bagatunga urutoki u Rwanda bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose kubikora ku Rwanda ariko se wowe nta soni ugira isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko u Rwanda uko rungana u Rwanda twebwe tugateranirwaho n'isi yose ibyo ntibikwiye kuba biteye isoni abantu bamwe baturetse ko turi aho twirwanaho twirwariza dushaka kubaho dushaka kubaho uko dushaka kubaho baduhaye amahoro baduhaye tugiye kuzira ko tungana nabo ariko bo bafite ahandi bavugira haturuta ariko ibyo rero ariko byahereye na kera ntimugire ngo ni n'ibi by'iyi ntambara gusa baduhereye kera
baduhereye kera na mbere yaho y'intambara cyangwa igitangira bigahora, ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya barabanza banga ambasada wacu twabohereje ngo ntibamushaka, akavuga ngo hari ukuntu ashobora kuba atarakoreye neza Kongo, ibyo tugiye kubizira. Akongera mu kanya bati ntabwo tubemerera ko mugira mutya, ariko tukababaza, ariko muba bandi mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana koko yashinze u Rwanda, aba bantu mureba aba ngaba turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro. Ubwo ariko ndabivuga mbateguza, ariko nteguza namwe Abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri uru rugamba rwo kubaka igihugu cyacu, turashaka kuba Abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba Ababiligi. Uwo bitarajyamo Abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba bakwiriye kuba Abanyarwanda, tudakwiriye kuba aba bandi badukoroneje rwose tukabiyuhagira bakatuva ku ubu ndababwira nta kantu ndi busige. Nta kantu rwose ndi buba ariko kandi niyo nzira turimo yo kuba twebwe, ntabwo twaba abandi, dukwiye kuba abandi, dukwiye kuba twe, tukabana n'abantu, tugahana amahoro, tukikora ibyo tugomba gukora biduteza imbere, akaba ariyo dushyira imbere yacu. Rwose niko mbyumva, sinzi niba hari undi ubyumva ukundi. Abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka, ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe bigakorera igihugu cyacu, hanyuma tugahangana n'abashaka kudusenya. Kandi ndagira ngo mbabwire ko biravuna kuba wowe, kuba uko ushaka kuba wowe, biravuna. Ni nko kubohora iki gihugu byavunnye abantu,
ndetse abandi batanze icyo umuntu agira mu bintu byose gihenze kurusha ibindi n'ubuzima bw'umuntu ariko abantu abanyarwanda batanze n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe uko gikwiriye kuba kimeze sinumva rero ko bizageraho abantu bakwiye kuba bananiwe bakavuga ngo reka dushake ibyoroshye ni ya nzira biraza kutuvuna bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda mnajua unafunga mkanda ni ukwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje unafunga mkanda urabyumva twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda sio kufunga mkanda peke yake ni kupigania uhaki wetu lazima tupiganie uhaki wetu tuna haki ya kupigania sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose ntibikatubemo so ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera barya sanctions we do this ubu buracya twapfuye kubera sanctions even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions? You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, ugiye gufata ibyemezo kubera ko wowe ntunabizi icyo bifatiye ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura kuko ubajije uti nakora iki mbese nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwo kubiduha ntabwo baguha igisubizo cyuzuye kuko ntibakubwira ngo irengagize interahamwe uziveho zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo kuvuga ngo abo ngabo batuze ubihorere uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica ufasha ababica ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica byose bibaho iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe ariko kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye rero abanyarwanda icyo nashaka kuvugana namwe nagira ngo mbabwire uko ibintu bimeze gutyo bimeze uko mubyumva buri wese arivugira arikorera ibyo ashaka ariko twebwe ndagira ngo mbasabe ngo twe dukomeze inzira
kwikorera ntawe dushotora ntawe twanduranya